Haleluya. Turacyashima Imana. Nimugoroba kuva kuri 24 kugeza nimugoroba abepiskopi bose twari hamwe, ariko mu by'ukuri twatandukanye bitinze. Ubwo rero muzi ko dufite diyoseze zacu 5 tubana mu bumwe bwacu bwa BEM, ndetse dufatanya no muri ONG ya RDC. Ubwo rero bitewe n'ukuntu abenshi bari bananiwe kandi bagomba gusubira iwabo bakagaruka, biyemeje kohereza umwe ngo abahagararire. Bitewe rero n'ukuntu abantu bari bananiwe byagoranye, ariko turashima Imana ko yagize ishyaka akaba ari kumwe natwe, ariko asanzwe ari umubyeyi wacu. Mwese murabizi ko twabaye muri diyoseze imwe ihera kuri Nyabarongo ikagarurwa na Bukavu. Diyoseze ya Butare. Igihe kiragera ibyara rimwe diyoseze 3: iya Shyogwe, iya Kigeme ndetse n'iya Cyangugu. Ariko mu minsi ishize nyine yibaruka n'umwuzukuru witwa Nyaruguru. Ubwo rero umubyeyi wacu yaje kwifatanya natwe. Rero reka dusabe Bishop Christophe, umubyeyi wacu, yaje kureba abana. Rero reka igire hino. Nazanye na madamu n'abana, reka batambuka imbere. Amahoro ya Kristo abe muri mwe. Amahoro ya Kristo abe muri mwe. Amahoro ya Kristo abe muri mwe. Tunejejwe no kubana namwe kuri uyu munsi mwiza, umunsi mukuru, kandi turashima Imana ko itugejeje ahangaha amahoro. Mu by'ukuri mutubabarire, twinjiye dumva dufite ipfunwe ko twakerewe, ariko icyatuzanye ni urukundo. Turavuga tuti nubwo twakerewe ariko reka tuhagere tubane namwe. Rero ndi kumwe na madamu, turi kumwe n'abana. Amazina yanjye nitwa Nshimyimana Christophe, yabivuze ndi umwepiskopi wa AR Diocese Butare. Reka rero nabo babasuhuze mwumve n'amajwi yabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibiganza by'umunezero hejuru. Haleluya. Dushima Imana yabanye natwe, yaturinze, tukaba twongeye kugaruka hano ku musozi wa Siyoni. Amena. Turanezerewe cyane kubana namwe mu birori byiza Imana yateguye. Amazina nitwa Kiza Gorete. Murakoze. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Nziza Jessie, yiga kuri Cornerstone International School. Haleluya. Yiga kuri Cornerstone International School. Amazina yanjye nitwa Manarovine. Urumva ko bababwiye naho biga. Imana ishimwe cyane. Murakoze cyane. Reka mu ndirimbo baturirimbiye ya 284 tugiye kuririmba igitero kimwe gusa cya kabiri tucyumva. Roma tuyobore Ashidikoni Jerome.
mwami Imana urakoze cyane, uri umubyeyi mwiza, tukubona uko bukeye n'uko bwije, kandi buri gihe tubona urukundo rwawe. N'uyu mwanya turi hano kubw'urukundo rwawe. Wakoze kuturinda abagenze ingendo ndende n'into, abasize ibyabo byose bose tubasabiye umugisha. Reka rero uyu munsi utubwire icyo waduteguriye, unyeze icyaha icyo ari cyo cyose, kandi unshoboze gutanga ubutumwa bwawe uyu munsi. Weze buri wese uri aha ngaha, kandi ubutumwa bwawe bwera bera impamba muri uyu murimo no mu rugendo rwa buri gihe, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Iriya ndirimbo, kiriya gice, yari afite intama 100 ariko imwirabura, kwaranga ajya kuzishaka, ajya kuyishaka. Uwamucaga intege aramubwira ngo nyamara ziriya zari zihagije, ariko we afata determination ajya gushaka na ya yindi. Amen. Iyo rero ni realite y'umurimo wacu, kuko Yesu ntashaka ko n'umwe asigara. Amen. Kuko afite imyanya ihagije ndetse n'umwanya wa buri wese mu ijuru, kandi nta wundi azatuma ni twebwe. Ni nayo mpamvu amadiyoseze arobanura, amadini n'amatora akarobanura, uko abantu bakinjira mu murimo, ariko no mu bakristo bagatanga inshingano zigiye zitandukanye zo kugira ngo n'iyimwe itazimira. Uyu munsi rero ni ukugira ngo twongere twibukiranye, haba ari ba bandi barobanuwe kera ndetse n'abarobanurwa uyu munsi, ariko n'abakristo muri rusange. Kera muri 2004 ngira ngo ni ku itariki 19 nari ndaha, nanjye bampa ubudiyakoni. Igishekeje rero nari naraye nimariye. Noneho barangije gutwikurura saa 8 kandi saa 2 ngomba kuba ndi hano, ariko kubera igishyika nari mfite ku mutima, ngira ngo uwareba amafoto yaseka nyine, umuntu akanya gatoya umuntu akaba arasinziriye, ariko akagera ko ndarobanurwa pe. Ubwo rero nahise ntekereza kuri aba bene data, by'umwihariko abadiyakoni. Ubu ngubu bamaze igihe mu myiteguro myinshi, ndetse n'imiryango yarateranye, n'amaparuwasi bakomokamo araterana, kugira ngo iyi gahunda izagende neza, ariko no mu miryango bigende neza, n'ibirori bize kugenda neza. Ngira ngo ni mu minsi mike tujya abakristo buzura runo rusengero, ariko ibyo mwatekerezaga byose nagira ngo mbasabe mubyibagirwe. Bizahabwa agaciro nuko iri imwe yabonetse. Amen. Ubu mwari mufite plani nyinshi, namwe bapastori bagenzi banjye n'abepiskopi bagenzi banjye, ibyo twakoze byose tubyibagirwe, tujye gushaka ya yindi. Ba diakoni namwe mwese muri burobanurwe, dufite muri Bibiliya igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, gifite ibice 28, ariko uyu munsi ni intangiriro y'icyanyu mugiye kwandika igice cya 29. Ni mwebwe ntumwa zihari uyu munsi. Hagiye kwandikwamo iki kuri Musenyeri Kabayiza, hagiye kwandikamo iki ku budiyakoni ugiye
kuko ntabwo bazandikamo ibyo wakoze, bagiye kwandikamo ibyo ugiye gukora. Kurobanurwa ni byiza, ariko hagiye kwandikwa iki mu gice cya 29 cy'ibyakozwe n'intumwa wowe. Mu ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 9, turahera ku murongo wa 35. Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose, yigisha mu masinagogi, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Abonye abantu uko ari benshi arababarira, kuko bari barushye cyane basandaye nk'intama zitagira umwungeri. Maze abwira abigishwa ati, ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwinginge nyiri ibisarurwa yohereze mu bisarurwa bye. Bene data, iki gihugu dukoreramo, kandi mbibutse ko uwo turi burambikeho ibiganza araba birambitsweho gukora umurimo ku isi hose, kubera ko turangirikani ku isi hose. Kuko ubu n'ubu uri umudiyakoni, wajya i Burayi uzaba umudiyakoni w'iturangirikani ry'u Rwanda, rya Kominiyoni Anglikani. Nujya muri Amerika, nujya i Burundi, aho hose uzahabwa imirimo. Ariko hirya no hino ibi byuma rwose mufashe, hirya no hino zarazimiye. Hirya no hino nta munsi ushira tutumvise umugore wishe umugabo cyangwa umugabo wishe umugore. Barimo barazimira. Nta munsi ushira tutabonye abana bava mu mashuri kubera amakimbirane ari mu muryango, barimo barazimira. Nta munsi ushira tutabonye abanywa ibiyobyabwenge, barimo barazimira. Nta munsi ushira tutabonye ibyaha bikorwa ahadukikije, abantu barimo barazimira. Ndetse barasandaye. Mbese ubyitwaye mute? Ese mudiyakoni ugiye kubyitwara mute? Ariko aracyatubwira ko ibisarurwa ari byinshi, abasaruzi ari bake. Niyo mpamvu hagiye kongerwamo abandi basaruzi. Amen. Bagiye kuba igisubizo agiye gukoresha mu murimo we. Abapasitori twahuguwe kenshi gukora mu murimo w'Imana, mu murima w'Imana. Iyi si rero niyo murima w'Imana tugomba gukora, kandi tukazasarura dusarira umwami, tukazana intama zitagira icyasha na gito, tukamubwira ngo mwami Imana, dore ibyo wadutumye. Ese uzoherekana iki ubwo umwami Yesu azaba ageze igihe cyo kukubaza ibyo wakoze? Mu ijuru rero haba accountability. Nubwo tutayiha, nubwo bicyoroshye, igihe kizagira tuyitange. Ufite izihe ngamba we tugiye kurobanura? Ariko nagira ngo mbabwire ngo ntimugire ubwoba, kuko byose yarabiduhaye. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4,
n'uwa gatanu nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Amen. Wowe watoranyijwe uyu munsi, nibuka confusion nari mfite icyo gihe, ariko nagiye nkubwire ngo Uwiteka yakumenye utaravuka, arangije akuremera purpose, akuremera intego yo kuzagukoresha mu murima we. Arangije areba umubyeyi mwiza waba mama wawe n'umuryango mwiza wavukiramo. Nuko arangije aguha undi muryango witwa itorero, nuko ukuriramo, nuko urageragezwa, nuko uratoranywa, none bigeze hano uyu munsi. Kubera ko Yesu azi ibibazo biri muri community, yabonye ko ari wowe uzaba igisubizo, kandi yiteguye kubana nawe, kandi kiriya gice cya 29 azacyandikana nawe. Amen. Ariko birasaba kwemera, birasaba imbaraga z'umubiri, birasaba imbaraga z'umwuka, birasaba kumwegera. Njya nkunda gutanga urugero rw'umusaza navutse nsanga aragira inka z'iwacu. Uwo musaza ku mugoroba yabaga acyuye, yarabanzaga akagenda akegera muzehe akamuha raporo. Noneho mu gitondo ejo, mu gihe twebwe turimo kwinikiza, mu gihe twese turimo kwitegura, we yagiraga igihe cyo kujya kuganira na papa. Kabura ati uzunyuze hano, uzigeze hariya, urashobora kwiribira niri nizi kukuragira hano, kugeza akamuha map. Yarangiza akagaruka gutanga raporo. Bene data rero, uyu murima mutumweho n'uwa Yesu, n'uw'Imana. Birasaba ko mugenda mukegera Imana ikabaha map. Amen. Mukayibaza aho uri bwerekeze intama zayo uyu munsi, nuko nawe ukumvira. Nta handi bizava ni mu gusenga. Kavuga ngo Mana nkurikiye uyu munsi, kuko izi ko nkuko tubisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 6:1 kugeza ku wa 7, izi ko wari ufite ubuhamya bwiza, niyo mpamvu watoranyijwe muri benshi. Izi ko neza ufite umwuka wera kandi bunyangamugayo ubufite ndetse n'ubwenge. Umwe asigaye ni ukugira ngo Imana ibibyaze umusaruro mu murima wayo. Kera niga mu Bugande, ubwo twigaga theology, twari dufite slogan ivuga ngo niba turobanura kora Abagande bayita ingoro, bakayitwambika, tuzajya turya inkoko tuburose, amagufa tuyaboroshesha amenyo, kuko mu muco wabo nyine aho pastor agiye bagomba kubaga inkoko. Ariko si ibyo gusa, dutumwe gukora. Amen. Kuko ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Iyo usarura rero ahari byinshi, ukoresha imbaraga nyinshi. Ariko twibuke ko abenshi tuzasarura, ariko evaluation ya mbere izakorerwa no mu miryango yacu. Umupastori mwiza, umudiyakoni mwiza, umucidikoni n'umukanoni n'uwita neza ku muryango we, n'uwita neza ku bana be, ariko yarangiza akibuka ko ari papa. Hariho tendance ko gukora neza
ari ukugenda ukagaruka mu rugo wananiwe, ejo ukazongera ukagenda ukajya mu bakristo, ari kuri papa, uri umugabo mu rugo. Kandi ibyo uzakora byose, evaluation ya mbere ni mu rugo. Twite ku miryango yacu, nimara kunyurwa izadufasha mu murimo. Ubukuru mu itorero twabusomye, tubusanga muri Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7. Ni ugukomeza kurwana no kuba indahemuka mu mico yacu, gukomeza kuba kwerekana ubunyangamugayo, kurwanya ibikwandagaza byose. Turabisanga Timoteyo wa mbere igice cya 3 umurongo wa 7. Ariko bene data, ntimuhangayike, Imana yiteguye gukorana namwe. Gukora mu murimo w'Imana rero biradusaba kwitanga, ariko mbere na mbere biradusaba gukunda abo dushinzwe. Dukunde n'abariya twita abanyabyaha, tubereke urukundo. Ubutumwa muzavuga rwose mukavuga bwinshi cyane, hakaburamo urukundo, bazaduhunga. Turasabwa kugira urukundo, turasabwa kwicisha bugufi. Icyubahiro n'ubundi Imana yakibahaye kandi irakibaha, n'ubutware yabahaye, ntibibajijishe. Ushaka kuba mukuru mu bandi, akomeze kwicisha, abyerekanishe kwicisha bugufi. Hakenewe kugaragaza ubudahemuka, kwihangana, ariko no kwibuka ko atari we kamara, kuko Imana yatanze impano nyinshi. Uyu murimo rero ntabwo ari uwo kwishakira icyubahiro, ahubwo ni umurimo wo kuzana abantu kuri Kristo, no gukora ugamije guhesha izina ry'Imana icyubahiro. Ikibazo rero niyo ukishakiye nta nubwo ukibona, kuko uba watangiye gutana, kandi burya mu by'ukuri ntawihuta nk'uwayobye. Mureke tugabanye speed mu kwishakira icyubahiro, ahubwo icyubahiro kibi cy'Imana mu byo dukora byose. Turubaka amahoro n'ubumwe bw'abana b'Imana, kandi nituyizera izatugira intangarugero, kandi ubuhamya buzakwira. Dukomeze rero guharanira kwigisha ijambo ry'Imana, dusengere abantu, dukomeze kuragira umukumbi w'Imana, dufashe abakene, dukomeze guharanira kurwanya inyigisho z'ibinyoma, tube icyitegererezo mu mibereho yacu. Icyo gihe rero na cya cyubahiro Imana izakiduha, kandi izakiduha tutakirwaniye. Ubundi rero Imana ibafashe, Imana ibayobore, Imana ibane namwe, irabazi. Izi mpano yabahaye niyo mpamvu ibahaye ubutumwa bushya. Twandike igice cya 29, kandi twandikemo ibyiza, tuyobowe n'Imana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Akoze cyane nyiricyubahiro umwepiskopi wacu. Twongere dukomere Imana yacu amashyi twishimira. Kugira ngo dukomeze dusenga n'amasengesho ya litani, abantu twese dutuze twinjire mu mwanya wo gusenga.
abafite igitabo cy'amasengesho ni kuri paje ya 30. Tugiye gusengera ibyifuzo by'uburyo butari bumwe dufatanije muri iri sengesho ryitwa litani. Litani bivuze ko ari isengesho ryo kwinginga. Dusenge. Mana data wa twese wo mu ijuru, twebwe abanyabyaha bishobeye utugirira imbabazi. Mana umwana kandi umucunguzi w'isi, twebwe abanyabyaha bishobeye utugirira imbabazi. Mana umwuka wera ukomoka kuri data wa twese no ku mwana, twebwe abanyabyaha bishobeye utugirira imbabazi. Ay'ubutatu bwera bushimwa kandi bufite icyubahiro, burimo abapersona batatu, ariko rero uri Imana imwe, twebwe abanyabyaha bishobeye utugirira imbabazi. Nyagasani we kwibuka ibicumuro byacu n'iby'abasogokuruza bacu, kandi ntuduhore ibyaha byacu. Utubabarire mwami wacu mwiza, ubabarire abantu bawe wacunguje amaraso yawe y'igiciro cyinshi, kandi ntuduhoranire umujinya iteka ryose. Udukize inabi yose n'igomwa, ubugambanyi n'uburiganya bwa Satani nadutera, kandi n'umujinya wawe no gucirwaho iteka. Ujye udukiza ubujiji bwose, ubwibone, kwirarira n'uburyarya, ishyari, ubwanzi no kugumanwa no kutababarirana kose. Udukize ubusambanyi n'ibindi byaha byose byicisha no gushukana kose kw'iby'iyi si na kamere yacu na Satani. Udukize inkuba n'inkubi y'umuyaga, mugiga n'urupfu n'inzara, intambara n'ubwicanyi no gukenyuka. Mwami mwiza udukize. Udukize imidugararo yose, ubugambanyi n'ubugome, imyigishirize yose y'ibinyoma, idini yobya no kwirema ibice, kugira umutima unangiwe kandi uhinyura ijambo ryawe n'amategeko yawe. Mwami mwiza udukize. Udukirishe guhinduka umuntu kwawe, kubatiza kwawe, kwiriza ubusa kwawe no kugeragezwa kwawe. Mwami mwiza udukirishe. Udukirisha agahinda wagize no gututubikana amaraso, umusaraba wabambweho n'imibabaro wagize, kuzukana icyubahiro kwawe no kuza k'umwuka wera. Mwami mwiza udukirishe. Kandi ujye udukiza mu bihe byose tubonamo imibabaro, mu bihe byose tubonamo ubukire, mu ngoyi z'urupfu, kandi no ku munsi wo gucirwaho iteka. Mwami mwiza udukize. Nyagasani Mana, twebwe abanyabyaha turakwinginze wumve gusenga kwacu dusabira itorero ryawe ryera ryo mu isi yose, kugira ngo wemere kuritegeka mu buryo butunganye. Mwami mwiza turakwinginze utumvire. Emera kumurikishiriza abepiskopi n'abapasitori n'abadikoni ubwenge bw'ukuri, basobanukirwa ijambo ryawe, babone kuryerekana mu byo babwiriza no mu mico yabo myiza. Mwami mwiza turakwinginze utwumvire. Emera guha umugaragu wawe Perezida wa Repubulika y'u Rwanda umugisha, hamwe n'abaminisitiri be n'abandi bategetsi bahawe ubushobozi bwo gutegeka iki gihugu, kandi ujye ubayobora n'ubwenge bwawe buva mu ijuru. Mwami mwiza turakwinginze utwumvire. Emera guha ab'inteko ishinga amategeko ubwenge no kujijuka, babone gutegekesha abantu imbabazi. Mwami mwiza turakwinginze utwumvire. Emera guha abacamanza bose umugisha, babone guca imanza zitabera no kugira ukuri kutazashira mu gihugu. Mwami mwiza turakwinginze utwumvire. Emera guha abantu bawe bose umugisha no kubarinda. Mwami mwiza turakwinginze utwumvire. Emera guha amahanga gushyira hamwe, kugirirana amahoro no guhuza imitima. Mwami mwiza turakwinginze
emera kuduha umutima ugukunda kandi ukubaha no kugira umwete wo kumvira amategeko yawe. Emera kugwiza mu bantu bawe imbabazi zibemeza kumva ijambo ryawe bafite ubugwaneza, baryakire barikunze rwose, babone kwera imbuto z'umwuka. Emera kugarura mu nzira y'ukuri abashutswe bose bakayoba. Emera gukomeza abahagaze no guhumuriza abadakomeye mu mutima, ukabafasha kandi abaguye ubabyutse, maze hanyuma utsinde Satani, umuture hasi tumukandagire. Emera gufasha abantu bose, abari mu kaga n'abishobeye n'abababazwa, no kubatabara no kubahumuriza. Emera kurinda bose bari mu ngendo zo ku butaka n'izo mu mazi n'izo mu kirere, urinde n'abagore bose baramukwa n'abarwayi bose n'abana bato, kandi n'imbohe n'abanyagano bose ubagirire imbabazi. Emera kurinda imfubyi n'abapfakazi n'abarenganywa n'abadafite shinge na rugero bose no kubatunga. Emera kugirira abantu bose imbabazi. Emera kubabarira abanzi bacu n'abaturenganya n'abatubeshyera no kubahindura umutima. Emera guha ubutaka kutwereza imyaka idukwiriye, tubone kuyisarura tugatungwa nayo tunezerewe. Utwemeze kwihana by'ukuri, ugiye utubabarira ibyaha byacu byose n'ubunebwe n'ubujiji, kandi uduhe ubuntu bw'umwuka wawe wera, utubashishe gutunganya ingeso zacu nk'uko dutegekwa n'ijambo ryawe ryera. Mwana w'Imana, turakwinginze utwumvire. Mwana w'intama w'Imana, ukureho ibyaha by'abari mu isi. Mwana w'intama w'Imana, ukureho ibyaha by'abari mu isi. Ayi Kristo twumvire. Nyagasani utugirire imbabazi. Kristo utugirire imbabazi. Nyagasani utugirire imbabazi. Dusenge. Data wa twese wo mu ijuru, Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ukunda bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Uduhe none ifunguro uko bukeye, utubarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubare utugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi. Amen. Nyagasani tugirira ibihwanye, Nyagasani ntutugirire ibihwanye n'ibyaha byacu. Dusenge. Mana Data wa twese w'imbabazi, turagushimira yuko utagaya umuntu wese ugutakira afite umutima ubabaye kandi wihana, cyangwa gusenga ko afite agahinda. None turakwinginze ngo utugirire imbabazi, udufashe mu masengesho yacu dusenga iyo tubonye amakuba n'ibyago aho biduterera hose. Kandi turagusaba kugira ngo ibi Satani cyangwa abantu bashaka kudukorera n'uburiganya bihindurwe ubusa, kubwo kugira neza kwawe ubimbareho rwose, nk'uko uzi ibizaba bitaraba. Hanyuma twebwe abantu bawe bo mu itorero ryawe ryera tuzajye tugushima iteka, kuko turinda kubabazwa n'abaduhiga. Tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Mana, basogokuruza bacu badutekereje ibyiza wakoze mu gihe cyabo no mu bihe bya kera batarabaho, natwe twarabyiyumviye. Icyubahiro kibi cya Data wa twese n'icy'Umwana n'icy'Umwuka wera. Ayi Kristo uturinde abanzi bacu, utugirire imbabazi, umenye agahinda dufite mu mitima. Kubw'urukundo rwawe umva gusenga kwacu.
ayi Kristo emera kutwumva none n'iteka ryose. Nyagasani, bigaragare yuko imbabazi zawe zituriho. Dusenge. Data wa twese, turakwinginga twitonze, uremane imbabazi intege nke zacu, kandi bibi byose ibyari bikwiriye kuduhama ubituzibukirize, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi iyo duterewe n'ibyago hose uduhe kwiringira rwose imbabazi zawe tudashidikanya, tubone kuguhereza turabera kandi ababoneye mu ngeso zacu, ngo tuguheshe icyubahiro, tubisabye kubw'umurengezi wacu kandi umuhuza wacu niwe Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dufatanye isengesho rya Kristostomo wera. Mana ishobora byose, Mana ishobora byose, turagushimira yuko duhereye ubuntu uyu munsi gusaba ibyo dushaka duhuje umutima, kandi wasezeranije ko 3 cyangwa 2 nibaterana hamwe mu izina ryawe uzabaho ibyo basaba. None Nyagasani, turakwinginze uduhe ibyo tugusabye, ukubona ko byatugirira umumaro, kandi tukiri muri iyi si ujye utumenyesha ukuri kwawe, no mu gihe kizaza tuzahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Ubuntu bwa Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana n'ubana twese iteka ryose. Amen. Tukiri muri uwo mwanya wo gusenga, mureke dukomeze dusenge. Mana ishobora byose, kera wategekesheje ubwenge bw'ubumana bwawe ku itorero ryawe rigira abahereza b'uburyo butari bumwe, kandi wayoboye intumwa zawe kurobanura Stefano ku mudiyakoni, ni nawe mfura y'abishwe babahora Yesu. None turakwinginga ngo urebane imbabazi abagaragu bawe n'abaja bawe bahamagariwe uwo murimo n'ubwo buhereza, ubamenyeshe rwose imyigishirize yawe y'ukuri, ubarimbishishe ingeso nziza, kugira ngo ibyo bigisha bifatanije n'ibyo bakora byose bizatume basohoza neza ubuhereza bahawe, ngo izina ryawe ryubahwe n'itoro ryawe rikomezwe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Gukomeza kwinjira mu mwanya nyawo, n'itoro ryawe rikomezwe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. gukomeza kwinjira mu mwanya nyawo wo kurambikaho ibiganza, ariko tubanje kubaza. Ubwo rero nk'uko itorero Anglikana ari rimwe, ubwo ndarobanura abadiyakoni, ariko Bishop wa Butare ararobanura Archidikoni ndetse na Kanoni. Barazana n'abo bashakanye, aba bafite Mubyeyi nyakubahwa wo mu Mana, mbazaniye aba bantu kugira ngo barobanure ubudiyakoni. Wirinde hatagira umuntu nzanira utabasha guhamya yuko yigishijwe neza kandi agira ingeso nziza
zo kumushoboza guhereza iby'Imana uburyo bikwiriye kugira ngo Imana yubahwe kandi itorero ryayo rikomezwe. nabajije ibyabo kandi narababajije ubwabo maze nirinda ko ariko bimeze. Bene data muteraniye hano mu iteraniro, nagira ngo nsabe abagiye kurobanurwa ubudiyakoni bahindukire mwese mubarebe. Niba hari uwo muri mwe uzi icyaha gikomeye cyangwa indi mpamvu kuri aba bantu banzaniye kurobanurirwa uwo murimo, azi imbere yanjye mu izina ry'Imana abigaragaze. Hari ubonetse? Ubwo rero nta ubonetse, duha amashyi menshi Imana n'icyubahiro. Tugiye kubasaba noneho bahindukire, dutangire tubabaze ubwabo. Mugerageze kuko mushoboye bose kubera umukumbi wa Kristo icyitegererezo cyiza. Tuzajya bumvira umwepiskopi wawe umwubashye hamwe n'abandi baheza bakuru b'itorero n'abandi bahawe ubutware bwo kukuyobora wemereje n'umutima wawe kandi unezerewe ibyo bazaguhuguza. Reka dusabe abakoresheje ubwiherero ndetse n'abashidikoni babandike inda yabo, tuba turirimba icyubahiro cy'Imana, agire urutera indirimbo twakira. Kandi ukomeze abantu bayo. Wiringiye yuko uhamagariwe by'ukuri ubu buhereza bw'itorero nk'uko Umwami wacu Yesu Kristo ashaka kandi nk'uko iri torero ritegeka. Wemeye rwose by'ukuri ibyanditswe byera byose byo mu isezerano rya kera n'irishya. Uzagira umwete wo gusomera abantu ibyo byanditswe aho bateranira mu rusengero uzatumwamo. Nimwumve imirimo y'umudiyakoni yariyo. Ajya afasha umupasitori gusengesha abantu mu rusengero, cyane cyane amufasha guhereza igabiro ryera, yigisha agatigisimu, abatiza abana n'abantu bakuru. Umupasitori kandi akwiye kubaririza abarwayi n'abakene n'abafite n'ubumuga ngo amenyeshe ab'itorero kugira ngo babafashe. Mbese muzajya mukora mutyo mubyishimiye kandi mubikunze. Muzajya mugira umwete wose wo gutunganya ingeso zanyu ubwanyu n'iz'abo mwashakanye n'abana banyu, mukurikije imyigishirize ya Gikristo, kugira ngo mugerageze nk'uko mushoboye rwose kubera umukumbi wa Kristo icyitegererezo cyiza. Uzajya wumvira umwepiskopi wawe umwubashye hamwe n'abandi bahereza bakuru b'itorero n'abandi bahawe ubutware bwo kukuyobora, wemeranije n'umutima wawe kandi munezerewe ibyo bazaguhuguza. Reka dusabe ababakoresheje ubwiherero ndetse n'abashidikoni babambike inda yabo. Tuba turirimba icyubahiro cy'Imana, hagire udutera indirimbo tube turirimba.
tube turirimba indirimbo ya 48 mu ndirimbo z'agakiza, nahawe ubugingo buhoraho rwose. Tugeze mu mwanya rero wo kurambikaho ibiganza ababene data, ubwo baragenda badusomera umwe ku wundi. Jonas Shimimana, Dushimimana Jonas, uhabwe ubutware bw'umurimo w'umudiyakoni mu itorero ry'Imana, ndabuguhaye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Uhabwe ubutware bwo gusomera ubutumwa bwiza mu rusengero no kubwiriza uko umwepiskopi azakwemerera. Musabyimana Daniel, uhabwe ubutware bwo gukora umurimo w'Imana mu murimo w'ubudiyakoni mu itorero ry'Imana, ndabuguhaye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Uhabwe ubutware bwo gusomera ubutumwa bwiza mu rusengero no kubwiriza uko umwepiskopi azakwemerera, amen. Mashyi. Nyabugingo Fils, Munyabugingo Fils, uhabwe ubutware bwo gukora umurimo w'ubudiyakoni mu itorero ry'Imana, ndabuguhaye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Uhabwe ubutware bwo gusomera ubutumwa bwiza mu rusengero no kubwiriza uko umwepiskopi azakwemerera, amen. Bagerageze Reverien, Bagerageze Reverien, uhabwe ubutware bwo gukora umurimo w'ubudiyakoni mu itorero ry'Imana, ndabuguhaye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Uhabwe ubutware bwo gusomera ubutumwa bwiza mu rusengero no kubwiriza uko umwepiskopi azakwemerera, amen. Sendegeya Samuel, Sendegeya Samuel, uhabwe ubutware bwo gukora umurimo w'ubudiyakoni mu itorero ry'Imana, ndabuguhaye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Uhabwe ubutware bwo gusomera ubutumwa bwiza mu rusengero no kubwiriza uko umwepiskopi azabikwemerera, amen. Pascal Jonas, Pascal Jonas, uhabwe ubutware bwo gukora umurimo w'ubudiyakoni mu itorero ry'Imana, ndabuguhaye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Uhabwe ubutware bwo gusomera ubutumwa bwiza mu rusengero no kubwiriza uko umwepiskopi azabikwemerera, amen. Jean Bosco Ntakirutimana, Jean Bosco Ntakirutimana, uhabwe ubutware bwo gukora umurimo w'ubudiyakoni mu itorero ry'Imana, ndabuguhaye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen.
uhabwe ubutware bwo gusomera ubutumwa bwiza mu rusengero no kubwiriza uko umwepiskopi azakwemerera. Amen. Mukamugema Liberata. Mukamugema Liberata, uhabwe ubutware bwo gukora umurimo w'Imana, umurimo w'ubudiyakoni mu itorero ry'Imana, ndabuguhaye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Uhabwe ubutware bwo gusomera ubutumwa bwiza mu rusengero no kubwiriza uko umwepiskopi azakwemerera. Amen. Nteziryayo Jean Bosco. Nteziryayo Jean Bosco, uhabwe ubutware bwo gukora umurimo w'umudiyakoni mu itorero ry'Imana, ndabuguhaye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Uhabwe ubutware bwo gusomera ubutumwa bwiza mu rusengero no kubwiriza uko umwepiskopi azakwemerera. Amen. Uwamugira Seth. Uwamugira Seth, uhabwe ubutware bwo gukora umurimo w'umudiyakoni mu itorero ry'Imana, ndabuguhaye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Uhabwe ubutware bwo gusomera ubutumwa bwiza mu rusengero no kubwiriza uko umwepiskopi azakwemerera. Amen. Muragijimana Steven. Muragijimana Steven, uhabwe ubutware bwo gukora umurimo w'umudiyakoni mu itorero ry'Imana, ndabuguhaye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Uhabwe ubutware bwo gusomera ubutumwa bwiza mu rusengero no kubwiriza uko umwepiskopi azakwemerera. Uwizeyimana Felicien. Uwizeyimana Felicien, uhabwe ubutware bwo gukora umurimo w'umudiyakoni mu itorero ry'Imana, ndabuguhaye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Uhabwe ubutware bwo gusomera ubutumwa bwiza mu rusengero no kubwiriza uko umwepiskopi azakwemerera. Amen. Sengiyumva Tade. Sengiyumva Tade, uhabwe ubutware bwo gukora umurimo w'umudiyakoni mu itorero ry'Imana, ndabuguhaye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Uhabwe ubutware bwo gusomera ubutumwa bwiza mu rusengero no kubwiriza uko umwepiskopi azabikwemerera. Amen. Nizere ko bamaze kwegera ushinzwe abakozi muri diyoseze, bamusinyiye imbere. Twagira ngo rero duhimbaze icyubahiro cy'Imana mu izina ryayo, bakaba bahawe ubutware bwo mu itorero bwo kuba abadiyakoni. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Mwana hagiye gukurikiraho rero amasezerano yabo. Nizere ko bose bayafite, barayakorera hano imbere yanjye, n'ubundi baretse kugenda.
buri wese nizere ko ayafite, kandi nagira ngo nk'uko biteganywa ushinzwe abakozi atwemerere ko basinyiye imbere ye. Rero basinye akoze cyane, mwese murayafite rero. Turatangirira kwa Bosco hariya, ati njyewe, avuga izina rye. Njyewe Uwizeyimana Felicien. Njyewe Uwamugira Seti. Njyewe Mukamugema Liberata. Njyewe Tade Nsengiyumva. Njyewe Steven Muragijimana. Njyewe Munyabugingo Fils. Njyewe Musabyimana Daniel. Njyewe Bagerageze Reverien. Njyewe Dushimirimana Jonas. Murakomereza hamwe noneho. Njyewe Sendajya Samuel. Njyewe Dirya Jean Bosco. Njyewe Spasi. Muravugira hamwe ibisigaye. Akoze cyane. Mureke rero tubakire abakristo n'abashumba, tubakire mu murimo w'Imana, kandi murakoze cyane. Umwana bamugisha. Rero nanjye ngiye kubahera uburenganzira bwo gukora umurimo mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana ry'Umwuka. Amen. Twebwe Musenyeri Kabayiza Louis Pasteur, umwepiskopi wa Yari Diyoseze ya Shyogwe, kuri bene data bakundwa muri Kristo, diyakoni, buri wese avuga izina rye. Muragijimana Steven. Munyabugingo Fils. Musabyimana Daniel. Bagerageze Reverien. Tuguhaye ubutware n'umurimo by'ubudiyakoni mu itorero ry'Imana, uzajya ukora imirimo ya gishumba igenewe umudiyakoni muri Diyoseze ya Shyogwe, ari ikurikira: gufasha umupasitori gusengesha abantu mu rusengero, gufasha umupasitori guhereza igaburo ryera, kwigisha gatigisimu, kubatiza abana bato n'abantu bakuru, gusomera ubutumwa bwiza mu rusengero no kubwiriza. Uzajya ubaririza abarwayi, abakene n'abafite ubumuga, ngo itorero ribasengere. Uzabikora muri paruwase uzaba utumwemo, nk'uko umaze kubirahirira no kubisezerana imbere y'Imana nk'uko amategeko abisaba. Bikoreye i Muhanga muri paruwasi ya Gitarama kuwa 28 Kamena mu mwaka w'umwami wacu 2026. Akaba rero nanjye nabishyizeho umukono Musenyeri Kabayiza Louis Pasteur, umwepiskopi n'umuvugizi wa Yari Diyoseze ya Shyogwe. Dukomeze dusenga. Mana ishobora byose, umugabyi w'ibyiza byose,
turagushimira ubuntu bwawe bwinshi butumye bemera kwakira abagaragu n'abaja bawe ukabinjira mu murimo w'umudiyakoni mu itorero ryawe. Nyagasani, turakwingingira kugira ngo ubahe kuba inyangamugayo, bicishe bugufi, ari abizerwa mu mirimo yabo, kandi bakuyobokane umutima ukunze muri byose, kugira ngo bahagarare bashikamye mu mwami wawe Yesu Kristo, bafite umutima utabarega ikibi, kandi bahe kuyoboka bakiri muri uru rwego rwo hasi, kugira ngo baboneke ko bakwiriye kuzahamagarwa kujya mu rundi rwego rwo hejuru mu buhereza bw'itorero ryawe. Ibyo tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umukiza wacu. Nyagasani, turagusaba kugira ngo urukundo rwawe n'ubuntu bwawe bidushorere mu byo dukora byose, kandi dufashe kujya twunguka mu byo tugukorera, kugira ngo muri wowe umurimo wawe wose ariho utangirira, aba ariho ukomerezwa, kandi aba ariho urangirizwa. Bitume duhesha izina ryawe icyubahiro, kandi natwe hanyuma tuzahabwa ubugingo buhoraho kubw'imbabazi zawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Murakoze cyane. Reka dusabe rero Archidikoni Jerome adusomere ndumva twaha Imana icyubahiro, tukabasaba bakicara, noneho tugiye gukurikizaho Archidikoni adusomere inshingano z'umucidikoni. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe n'icy'umwana n'uw'intama, duhimbaze izina rye.